isi ndavuga isi y'ubusizi turidagadura tuzagukira corona tuzasimbuka bizasubira turahana Rwanda nta gihunga twanakitse biruta niba ariko byadusabye umuhati abanyamurava ngiri shuri fata ikaramu dufata ikigwa muri COVID-19 turivugira beride gira imbabazi imbabura zabuza amakara imbabare zabuza imbaraga turashimangira tugashima tugakosorana ntabwo ari igihe cyo gushwana si igitekerezo gishyashya Afurika ikwiye gufata ingamba ikagiterwa yiteguye nubwo nakimuhana kaza akadusanga dufite injiji kandi ntidusigana urifuza kuba umwe natwe imiryango iruguruye wirunguruka gusa ahubwo koma gukora subscribe ni karibu rarika abandi terwa ishema n'umuco wacu usangiza abandi usigasira ubusizi umuvugo musare guhiga abandi ntibimugwira biramukwiriye ahora aganje kwashirwa ngo ntibimugora intori tozo be kubintwari nitwe ubutwemeza ubwo butwari niwe musare w'abanyarwanda reka mbabwire twe abanyarwanda kuba duhuje dufite impamvu mutini wa mugabo musare wafashe yambere akadusa ubu rero ntangiye mbabwira nti buri muhungu cyangwa umukobwa wese akwiye kugira igisingizo ikivugo ku muhungu bavuga ikivugo naho ku mukobwa bakavuga igisingizo nimvuga umuhungu ntiwumve yuko we mugabo ntiwumve yuko we ushesha kangu uhejwe ntabwo mu ntore tugira abagabo n'abagore cyangwa abasaza n'abakecuru tugira abahungu n'abakobwa umugabo wese cyangwa se umuhungu wese yagombaga kugira ubundi ikivugo mu Rwanda go hambere wenda ntabwo bose barafite ubuhanga bwo guhimba ibyivugo harimo ababaga ari intyoza kurusha abandi cyangwa se bikangukiye kurusha abandi bagahimbira abandi ibyivugo nabo bakabasha kwivuga mu bandi hanyuma abakobwa nabo bakagira ibisingizo ese ibyivugo byabaga bikubiyemo iki ibyivugo byabaga bikubiyemo ibigwi n'ibirindiro ibyo umuntu yakoze by'ubutwari byiza ndetse binakubiyemo aho yabikoreye ukavuga iby'ubutwari wakoze ariko hari naho wabikoreye ushaka kubyumva neza wakumva ikivugo nise ikivugo cya gitari yananga madeni wahita necurangiye karubana nyitana muri garo mujyaho ibiro yari yose ndayitegesa amatso arikaraga amaduka arakinga amamodoka araparika nagahera fungwa aho boshye umuganda imiryango bakure basubika ingendo ngo nabari bagemuye babisubiranyayo nabonye bikamije ntihave nabagomesha amabati yo ntango gwingata ndayibangiye ngo mandayijisha babonye nkora bati ngo ni karinga basasa ibitege nimwikora amahano no singoma bwami bati byuvuze byose ikirigise neza uri bwime mu Rwanda umwami w'umuziki cyo ngaho wandikamo ugasacinga cyangwa ugashaka wahita ukibona ukoze subscribe bwo byarushaho kuba byiza biruseho mwagiye mwumva ibyivugo byinshi bitandukanye ariko umuntu nawe agomba kugira ibyivugo ntabwo ari ukwibeshyera hari igihe bamwe bitiranya kwivuga ndetse no kwibeshyera ukumva umuntu ati nishabisha ibunaka n'ibunaka kandi atari byo rero biba byiza yego ugeranyaje abo bisha b'uyu munsi baratandukanye cyangwa se byagiye insanganyamatsiko zigenda zihinduka nk'ubu dushobora kugira umubisha w'inzara tukagira umubisha w'urwango tukagira umubisha w'ubugome tukagira umubisha icyo gihe rero nimba waratsinsuye inzara nimba wararwanije inzara nimba warakuye amaboko mu mufuka ushobora kugira ikivugo uhereye aho ngaho ukavuga uburyo rwose wakoze ukiteza imbere ugakura amaboko mu mufuka ubu ngubu ukaba ukora ku ifaranga bamwe bati ni ugukira igiti ifaranga ikivugo rero buriya ntabwo nanone kijyamo amagambo atari meza iyo wivuga nta wivuga mabi kandi ivuga ibibi wakoze ntabwo urimo kwivuga ahubwo urimo kwirega iyo ugiye kuvuga ikivugo rero ushobora gushyiramo ibyo wakoze cyangwa se imihigo yawe ibyo wifuza kuzakora intego zawe ufite rero ikiganiro isi y'ubusizi reka mbararikire gukomeza kubana nanjye kandi mbararikire gukora subscribe kugira ngo mujye mudukurikirana umunsi ku wundi mubashe gusobanukirwa n'amateka y'ubusizi ngero ndameze ingamba umusore w'amanisoko bw'amagamburuzo bari mwe busonga nkereka gitware nicurujyana n'agaciro umusiranye no gusanganya nasizana gusanga gituma nkene uko nkeshisha barya nk'umunyarwanda kandi byose Michel umuhungu washize amanga ikiganiro cyo nakagaruka.